mwaramukanye amahoro y'Imana abe muri mwe. Igitondo cyiza cy'umugisha, inshuti y'Imana. Twumve ijambo ry'Imana ritubwiye muri iki gitondo. Imbere yacu gato reka tubanze dusenge. Imana urakomeye, urahambaye, ushobora byose, bugacya bukira, kandi Imana ihwanye nawe. Igitondo nk'iki rero dutakambiye tugusaba kugira ngo uyu munsi wose utwiyoborere kandi utujye imbere, uyobore intambwe z'ibirenge byacu, kugira ngo tukugirire umugisha, tube abo wishimira. Niko dushaka kugira ngo uzatugeze mu bwami bwawe Kristo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Reka ijambo ryawe ritwubake, risenye ibidafite umumaro muri twe, ritwubake byiza wishimira, bifite umumaro mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma umurongo umwe gusa wo muri Zaburi ya 31, Zaburi ya 31 umurongo wawo wa 25. Aravuze ngo, mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere, imitima yanyu ihumure. Haleluya. Imana ijambo ryayo rihumurije abategereza Uwiteka bose. Nawe niba urimo rero, mwene data, humura, kuko Imana irakuzi, izi amazina yawe yose, izi izina ryawe. Humura, ukomeze gutegereza Umukiza, ntutakaze ibyiringiro byo kuzamubona, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana kurindira ubugingo. Uyu munsi mwiza muhire, Imana ikurinde.